Mbanje kugusuhuza uwo ari we wese ufunguye ino video, urakoze cyane kuba uyifunguye. Ni video igiye kugaruka kuri buno buzima bw'aba basitari bakina muri Umuturanyi series, aribo Clapton, Kibonke and Rusine. Mbere na mbere uwo tugiye kugarukaho nk'uko mubireba ni uno mukobwa wihebewe n'abantu benshi ariwe bita Linda yagiye kuri The Choice. Ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru avuga yuko Rusine gukorana nawe bigoranye kurenza uko yakorana na boss wiwe, bitewe n'uko ngo Rusine nguko akina mu muturanyi no mu buzima busanzwe niko burya ngo yitereye. Ni agashya gateye ubwoba, ndetse nubwo bimeze gutyo uyu mukobwa ari kugaragaza yuko yaba agiye gutangiza nawe filime yiwe mu buryo bweruye, akareka kujya akorera abandi igihe icyo ari cyo cyose. Uyu mukobwa rero uri na mwiza cyane kuko afite ikimero gikurura abantu benshi cyane nk'uko namwe mubyirebera. Ni umukobwa usa neza, umunyarwandakazi, akaba akina filime. Ntabwo ari kwa Clapton Kibonke gusa agaragara kuko ni umusitari uzwi cyane, kuko agaragara no kwa Kiramani, aho bita iracano ya Kiramani Empire, kuko ni umukinnyi uzi ibyo akina kandi akaba azi icyo ashaka. Nguwo rero Rusine, umunyarwenya ubica bigacika, ndetse nguko mumubona muri filime ngo niko no mu buzima bwe busanzwe ngo niko yimereye. Ariko urebye nta mutima mubi, gusa nyine izo karagiteri ziwe kuzikontorora rimwe na rimwe bikagorana iyo bari kuri sene, ku buryo umubwira ngo agire uku nguku bikagorana, bitandukanye na boss wiwe, kuko nyine byumvikana yuko boss nyine aba ari boss, aba agomba no kumanaginga ibintu bikagenda neza. Ese byaba ariko kurira? Ariko uyu mukobwa nawe yabigarutseho ari gutebya, bitewe n'uko nyine abakinnyi ba filime ndetse cyane cyane abangaba bo mu rwenya bazanamo utuntu twinshi two gukabya. Ntabwo ushobora kuba wavuga yuko ari byo 100%, kuko Rusine tumuzi nk'umuntu waseriye, kuko tujya tumwumva kuri za Kiss FM. Iyo ari gukora ikiganiro cyiwe uba wumva yuko akubita blague ahantu biri ngombwa, ndetse n'ahantu agomba kuba seriye ugasanga yabaye seriye cyane. Rero uyu mukobwa nyine mu rwenya rwinshi, ariko n'ubundi nk'uko bisanzwe nta muntu ushobora kuvuga boss nabi. Ibyo byo ni ibintu bizwi, nta muntu ushobora kuvuga boss nabi. Uyu mukobwa rero yabivuze ubwo yari ari mu kiganiro imwe muri televiziyo yo mu Rwanda yari yamutumiye, bita Isibo TV, mu gisata bita The Choice. Niyo yagiranye ikiganiro nawe, rwose yivamo avuga amagambo ameze gutya. Uyu mukobwa nk'uko mubizi hari indirimbo imwe mwegeze kumubonamo. Uyu mukobwa arashoboye, si ugukina na filime gusa, kuko no kwakitinga mu marushanwa agiye atandukanye arabishoboye cyane. Ibyo byo ni ibintu namwe mumuziho cyane, kuko ni umukobwa uri seriye kandi uko mubireba ikizungerezi cyane ndetse